Jaketi ibyanjye ni birebire ngiye kukubwira bwakwira bugacya gusa nanjye ubwanjye sinjya mbishyikira. Rega Chris mva reka mgenze neza yuko tuziranye uranze nanjye ndakuzi nese kure kitari gufunguka mbwire mbwiza ukuri mana. Aha shamana yanjye Chris bara ntungire yuko haba hari undi mukunzi ibaze no kuri nawe waranamubwiye. Sha Keti ntabwo nari ko nawe umunyamenya bigeze aha ngaha. Keti mbambwira gusa ndumva mbuze aho mbihera kuko ibyanjye ni birebire. Umva Chris reka mbwire kandi ikintu ngiye kukubwira uzajya ukizirikana mu by'ukuri. Umva gukomeza ubitse ibintu mu mutima wawe ntabwo ari byiza kandi nta nicyo byakumara nta nicyo byakugezaho, ariko iyo ufungutse ugatobora nawe ubwawe birakuruhura. Nanjye ubwanjye ibyumbe mbitekereje birandenga pe. Rimwe na rimwe nkumva nkabije no kuba umunyantege nkeya pe. Reka nkubwire nta mutima utababara, ariko nanone buri mutima wose ukaba ufite uwawo umubabaro ndetse n'agahinda. Ariko ku kibone numva nshaka kubwira cyane, numva byanjishikaje. Ariko Eti hari igihe ntekereza nkumva nigishobora kuba ndi mubi, kuko nimba nkundanye n'umuntu nkongera nkakundana n'undi gutyo tunaniranwa, hagiye njye nibaza nkumva nshobora kuba ari gifite ikibazo pe. Nta wamenya wenda ntabwo nigeze mvuga ngo ndabasha wenda kumva impande zose. Gusa nyine ko umuntu akomeza aganira n'abantu ni nako nyine akomeza nyine agenda agira icyo amenya. Ukunde ubwo rero gerageza gukunda ntagendeye ku by'amaso, kuko bajya bavuga ngo amaso ashuka umutima ukababara, ariko n'ubundi ndakugenda nyine nisanga nongeye nawe. Gusa nyine uzabaza ahantu hose kandi uzabaza abantu bose, kuko bazagenda bakubwira yuko bitangira ubabara ariko nyuma ukazabona umuntu ukunezeza agene kandi ukishima. Umukobwa nakunze sinzi niba nanjye ankunda nko kumukunda cyangwa se akaba mbeshya, kuko Keti umukobwa ni mwiza pe ku buryo ubyumve n'umuntu wese ufite amaso yabibona ko ari mwiza. Njyewe kambwiza ukuri uwanyereka uwo mukobwa wagutwaye uruhu n'uruhande akakutesha umutwe gutyo. Nyamara kenshi Keti iyo ngerageje kwibuka story yanjye byahise byose bitabinza mu mutwe rimwe na rimwe, ugasanga ntangiye kubabara, mbese hamwe ntekereza nkumva nahagombye kwita mpagarikira aho ngejeje mbitekereza. Wagira kunsetsa koko so ubwo n'ubwoba cyangwa abakobwa batumye ko kuhabuka gutyo. Yagusa nyine ko guhabuka ntago nari nkoze ku bahungu nyine, ahubwo nari nzi ko ari abakobwa babigira. Keti buretse gato dore ko bavuga ngo agaho kari kundi karahanurika. Keti nakunda nyine abakobwa batatu
gusa bari bahuriye ku bintu bimwe, kuko wasangaga buri umwe wese yikunda, akurura yishyira, rimwe na rimwe ugasanga hari n'ushaka kugenda akagaruka uko yishakiye, mbese ibyabo byose byari bimwe. Ndi kumva ibyo ari birebire, ariko abasore b'iki gihe namwe hari ukuntu nyine mugenda mwiyumva mukumva ko nyine abakobwa bagomba gukora ibyo mushaka byose kandi bakabikora nk'uko mubyifuza. Hari nuko ntanabiteguye neza, twakagiye mu nzu nagutekereza ibyanjye byose, gusa nanone bushoboye wazashaka umwanya ukaza ibyanjye nkabihera kuri A nkabigeza kuri Z, abikubwira byose. Ngo tuzashaka undi mwanya kuko ubu ngubu hari ahantu nari nkeneye kugera, ahubwo nawe usigare neza kandi witeho. nawe ubundi nyine ushobora kuzajya kwa muganga ugasanga hari abantu barwaye kandi barembye kukurusha. Reka nkubwire Kati, njye mba numva mu bintu bibaho byose nta muntu ushobora guhaburwa n'urukundo nkanjye. Inkundo z'iki gihe urazizi. Iyi nkuru y'urukundo no kundi kumva ashaka kuyimenya iranshishikaje. Icyo nzi cyo nawe ari buze gutungurwa, kuba byibuze namenye ahantu ari akabona mugezeho biraza kumutungura. Nanjye nicyo nshaka ko aza kunyibazaho. Burya koko indyarya Imana indyamiriza. Niyo mpamvu nanjye ntazigera mwereka imitungo yanjye, kereka mbanje kumenya ibyiwe. Cindy! Karamizwa intuza wangegera igemba nahere nguhamagara ntago uba wumva agacucu siwe mbaza ntago uba unyumva imbere mba naguhamagara uri mu biki. Ese ubundi ko meruka wavunitse ako kaboko wavunitse n'umunwa mbimenye kuki udashaka kwitaba umuntu aguhamagaye kagere gakingura umuntu usuri gukomanga ifoto gende kingura uwo muntu se anjijiwe. Cindy mwana wanjye bite? Kawuceceka ubaye iki? Mbwira sibyo, mbwira ndikukumva sibyo, kawuceceka. Cindy wambwira Abunitse kubera ko wansize. Kora ko nagusize. Cindy mwana wanjye humura sibyo, ihangane pe, ntago nagiye ngusize, byatewe n'akazi sibyo, ariko noneho nagarutse ngiye kuba ndi kumwe nawe sibyo. Ndagukunda mwana wanjye sibyo, humura mwana wanjye sibyo, humura pe sibyo. Ariko se wowe ahantu wabwiwe n'iki? Waje habe no kumpamagara ngo nze nkuyobore gukomanda. Ariko se mugore mwiza nkunda cyane, urumva ibyo ngibyo ari byo bikuraje inshinga. Se ntabwo wari unkumbuye, sininkanaza ngo nasuhuze. Aha nahera
ndabona witaye ku mukobwa wawe mubanza mushirane urukumbuzi ndabona twe nta mwanya dufite wawe ubwo natwe akanya kacu nikagera ahubwo muratwakira wayacururuka none se ko bisa nkaho ari wowe wari ushinzwe urugi iyo waje kunkingurira iyo nza kuba ari we natanzemo igitambo ntari kwibaza uwari kuza gufungura hano ninde wazajya ukora imirimo ya hano mbese ariko ayo magambo ni njyewe uri kuyabwira cyangwa n'undi muntu uri kuyabwira ntazi ego komana ndumiwe koko ibyo byose si ubwo uri kubikura sindi genda uhamagare Ange aza asuhuze se ni karibu urisanga natwe ukadusanga ariko hari ikintu ntari kumva neza ni gute wari usanzwe uzi hano hari ikintu urimo kumpisha pe hose nari mpazi ariko bahubaka umuntu wahubatse twarakoranye ariko ndabona n'aya mazu ni mashyashya usibye ko nari naramubwiye yuko agomba kuzanshakira inzu nkayikodesha natwe tukabamo ariko ndabona ibintu byose hano byarahindutse ariko kumpisha ntabwo ari byiza ariko ubimbwira nkabimenya naho ibyo guhinduka byo wakabaye wari ubizi kuko wari uhazi na mbere ariko se ubundi nanjye ndijijisha ndavuga ibyo mbona mbere narazaga mfitiye ubwuzu ariko ubu ngubu biri kugaragara nk'aho bisa nk'aho twararanye erega byose niho uba wabinteye kubera ko nawe usigaye umpisha urumva ariko urisanga da ariko se mbwira ngo ibintu byose ntabwo nguhisha njya gupanga kuza hano natwe ubwacu byari ibintu bitunguranye nanjye ubwanjye sinari mbizi nanze rero kwirirwa nguhamagara hato nyuma bitaza gupfa ugasanga wenda ari nangije igihe cyawe ariko n'ubundi nari nabakumbura ntawamenya nyine wasanga iyo umuntu aje iwe ariko aza ariko ubundi burya ugomba kumenyesha nabo usanga bakamenya ko uri buze umva nkubwire ubu byandenze nabuze icyo mfata n'icyo ndeka ndumva ntazi uko meze mbese ndabizi birashoboka ko ntigeze nitwara neza ntigeze nigenza nk'uko byakagombye kugenda ariko nta wundi muntu ufite wo kunyumva nta n'undi ufite wo kuntega amatwi usibye we mugore mwiza nkunda mwana muvandi bimeze bite ubwo nakomeje kujunjama twe dufite ikihe kibazo wandetse njyenyine ra wanyihoreye ko numva nshaka kuba ndi njyenyine wandetse oya mwana wivuga gutyo cyangwa uracyakomeje nyine kugarura ibimwara bimbwiraga nimugoroba nibyo ukomeje gutsimbararaho se mwana buri mutima ngo bimenye aho wawe umubabaro urumva ndabizi ko n'uwandeba cyangwa kumva ameze cyangwa akambona ameze gutya yatekereza niba ari ngewe ariko ubuzima niko bugenza tuba twaranyuze mu bintu byinshi ariko rero wasanga ibintu narabikinishije nyine kuko ari ibintu bikomeye wowe mbwira siko nshaka kuba narabigize ngo ni blague ari imikino tu mbwira ubundi ufite ikihe kibazo nca niteguye kukumva noneho kabisa reka nkubwire ubu ngubu noneho uri kumva ukuntu bimera kuba uri kuvugana n'umuntu uri muri mood itandukanye n'iyo urimo uko nguko biba bimeze umva mwana w'imvugira
wimvugiraho ngo cyangwa uzane ibintu byo kwishyurana ngo duhangane, ahubwo njye nari narabikinishije narabigize ngo ni imikino, none burya ni ibintu by'ingenzi cyane kuri wowe, ni ibintu bikomeye. Mbwira vipi ubundi ufite icyo kibazo? buriya mane buriya kuganira no kumvikana ni ibintu bya nyabyo, ariko nubwo tubana gutya uko ndeba gutya, urumva uko ndeba gutya ni ababyeyi ngira, uri ko byumva, ababyeyi ngira atari uko ntabigeze, ahubwo wumve ko banciye mu myanya y'intoki, wumve ngo umwe yagiye mu kwezi kumwe, undi agenda mu kundi, nanjye ntumbaze ntabwo nzi uko byagenze. Ibyo bintu ko numva binkuye umutima, ni ibintu bibabaje kandi binatangaje. None se iby'ababyeyi bawe n'ibyo harayo umbwiraga nimugoroba bihuriye? Sinzi, ntabwo mbizi nanjye, gusa kimwe cyo nuko ababyeyi bacu bari abantu beza, ko ndabyibuka nta mwana wajyaga arwara ku musozi w'iwacu, ndetse nta n'umuntu wasonzaga papa ahari, ariko byose byarangiye gutyo tubabuze. Wa mugani kuko abeza ntibarama. Yawe sha, ibyo bintu birababaje. None se basi ngaho noneho mbwiza ukuri, ababyeyi bawe ubundi bazize iki? Mbwira sha, umva ndi hano ku bwawe kandi ndagufasha, please mbwira ababyeyi bawe bazize iki? Umva ni birebire mwana, wumve ngo ni birebire. Iwacu twari abana 5, uri kubyumva, njyewe na mushiki wanjye twebwe twari batoya, nyine nawe urabyumva, mushiki wanjye niwe wari bucura, niwe wari mutoya. Urumva unamubonye ntabwo wamenya yuko ari njyewe mukuru, nyine urabizi igikuriro cy'abakobwa, ariko wumve ngo byaje kurangira nawe mubuze. Ibaze wese yagiye, none se mbwira basi, noneho nawe uri kunshanga, uri kugumya uvuga inkuru imwe ukayicamo, mbwira basi noneho mbwira ku bya mushiki wawe. Mushiki wawe yagiye he? Byagenze gute? Urumva tukimara kubura ababyeyi, byabaye ngombwa ko tujya kuba kwa murumuna wa papa, turagenda tujya kuba mu muryango. Ibintu byari bigoye cyane, bitoroshye namba, ndetse niho naje kuburira mushiki wanjye. Uwo mushiki wanjye yakoreshwaga imirimo ivunanye, yaratotezwaga, yaravunikaga, mbireba. None ikirenze kuri ibyo, uri kumva, byarangiye atewe inda, impari, ndetse muheruka ubwo ngubwo sinongeye kumubona kuva icyo gihe. Urumva ibyo bintu? Ikibazo nibaza, uri kugumya kwishinja amakosa, ukagumya uvuga ngo urishinja amakosa, ngo yaba hari icyo wakoze. None se wowe ubwawe bundi wari ufashwe neza aho hantu? Mbwira wowe, uri kugumya uvuga ngo hari icyo ari bukore kugira mushiki wawe ataba nabi, batamufata nabi. Wowe ubwawe bundi wari ufashwe neza muri uwo muryango mwabagamo? Ariko ni njye nari mukuru, nakagombye kuba naramufashije, nakagombye kuba naramugiriye inama, naramurinze ibyo byose. Ubundi se nakoze iki ko nabirebaga gutyo?
nakoze iki? Ahari wenda ubundi se sinagombaga no kuba hari naremeye wenda yuko tunajya kubayo. Nagombaga gufata inshingano n'umuntu mukuru, navuga nti tugende tugume mu nzu ya data, tugume mu nzu y'ababyeyi, tumenye kwibesho, tumenye ko ariko nawe ariko byose byarangiye mbyangije, birangiye mubuze. None se nsigaranye iki? Ababyeyi baramutse bagarutse aka kanya nababwira ngo iki? Ko bansigiye ari hehe? ariko rero nawe mwana wakomeje kunyuza hirya no hino umbwira inkuru ntuzirangiza ukazicamo. Watangiye umbwira iby'umwana wabuze wabonaga ariko ntuze kongera kumubona. None ugeze ku nkuru z'ababyeyi bawe nazo zivuye utazirangije. Mbwira ufite ikihe kibazo? Bivimuzi umbwira ufite ikihe kibazo? Ako rero nawe noneho kukubwira wagira ngo ni nko gutokora ifuku. Wowe nahoze nkubwira ko umwana nirirwa mbona twigwa duhura anyibutsa ubuzima bwa mushiki wanjye yabayemo. Ibyo si ibintu byoroshye kugira ngo ubyumve. Nese wumvaga naba nkubwira izo nkuru zose nkubwira iziki? Naho ngaho bihuriye nta handi. Urumva? Sha ndumva ibyo bintu hari ahantu binkoze ku mutima pe. Ariko se sha mfite amatsiko yo kuzabona uwo mwana. Ngize amatsiko yo kuzabona uwo mwana ni ukuri. Icyakubwira ko ubu noneho ntashobora no kunyura imbere y'iwabo. Sinshobora no noneho ikintu kinambabaza muri iyi minsi nta nubwo tugihura, sinkinamubona. Mbese sinzi ukuntu noneho byanagenze. Reka ntabwo wabura uko umubona, ahubwo reka nkubwire nanjye ndumva nakabaye mbigufashamo. Mbwira uwo mwana wowe tugereka nkwereka ukuntu tugiye kubigenza. Ugiye kuzagenda untungire urutoki iwabo, untungire urutoki iwabo, none uzarebe niba mwana ntazamuzana. Abyihorere. Hari n'umukobwa nize guhura bari kumwe nabo namwaka nimero aranazima, ariko dore byarangiye nswapishije telefone nimero ndazibura, birangira gutyo. Nawe wenda nine yari no kumungezaho, wenda iyo muhamagara gutyo nari kuzajya mubwira nti wenda agira gutyo na gutyo, ariko byarangiye nayo mubuze. Umva wowe ngiye kugukorera umuti. Uwo mwana ngiye kumuhi, wowe uzanyereka iwabo gusa, uzare nimba ntazamukuzanira. Ibyo ngibyo ni ibintu byoroshye cyane rwose pe. Ibyo ngibyo nta kintu byaba bitwaye. Ariko rero ibyo ndabyumva nzabigufasha. Ariko ikibazo mfite, ibyo bintu byo gushaka uwo mwana bizagufasha iki? Ange we ntinashaka uze papa w'umuntu. Abandi ba papa se nabiki? Naba bantu ubundi se sinumva byumvikana neza. Reka kuntera isesemidi, niba yaje yamaze. Ubundi kuki utajya wishimira ibyishimo by'abandi? Ngwino rega ni mama wawe bimbwiye. Ariko ubwo so yaje uraje uvunike gatatu. Ariko ndakeka noneho n'amaguru ugiye kuza ukayavunagura. Ariko sindi wakegera hano nkabigufashamo. Erega reka kunyina kuko nawe byakubaho. Ariko ngiye bimbayeho sinamera nkawe. Imbere cyangwa nkumene hano mazi. Uretse ko ngiye ntanakifuza kumera nkawe. Kutabishobora se nta nubwo wanabigerageza. Rega tebuka ureke gusuzugura mama wawe kuko nta nubwo byagaragara neza. Suko kweli. Ange, ariko se ko harakaye bite? Nubwo nusuhuza. Umeze neza? Ariko se wabaye iki? Ariko se garuka hano. Ange. Ariko se urareba ibintu umwana asigaye yikora ni ukubera iki? Kana niwe wamutoje ibi byose? Cyane kino gikapu mu. Wabaye iki sinde? Ntago bakujyanye kwa muganga? Hoya. Byagenze gute? Inshuti ya dada yaje hano bashije kuvunika irankanda. Naho mama wawe? Ntago yankanze, we ntago yari ahari. Ariko z'ubundi dada ari he ko ntawe nigeze mbona hano? Arahagana?
dada wakabaye uhazi kuko amabanga yose niwe uyabwira. Tumva rero ibyo uri kubaza ubizi neza aho yagiye. Swede uretse guhurira kwa mama Ange. Sha byanciye muri humye ariko nyine wumve ngo narakubonye mpita numva si ubwa mbere nkubonye. Njye narakwirukaga cyane rwose kuko class yanyu nyine yari iri ruguru y'iyacu. Nyine wowe na ba Karine Yarine ariko kirya gihe mwariyumvaga. Aha gusa ngo mu kigo abasitari bari mu ngo ni mwebwe. Sha nyine mva utambwira yuko korona yatejemo utararangiza kwiga. Sha urabivuga urabizi ahubwo mbabara tuve kuri iyo topic. Sorry pe. Naho nesanga niho iwanyu cyangwa yego ahubwo nibajye kugwa karibu. Sha sorry nyere njye hano ruguru. Nyere njye kuri umukobwa inshuti yanjye ariko se gusa nyine twavugira ahangaha ko nihutaga. Okay ntacyo. Gusa nukuri nibwo mbyemeye abadapfuye barabonana nukuri. Nyina handi ni kwa sister pe ntago ari mu rugo seka kanya ko kuratsinze. Nyine ariko nta nubwo akunze kuba hari. Yego. Ubu wahunze iwanyu nyine dore ko nzi neza yuko babakanira birenze. Nase sobizi nawe akakanyira byibagiwe. Nyine hariya ni gereza ubundi twarabimenyereye. Nyine ahangaha mba naje nawe urabibona mba nabakwebye nyine mu rugo nta gahenge baguhana. Ndabizi sha ababyeyi bakanira umva nanjye ubu ngubu mu rugo nye nubwo nirukanka nye nshakisha akazi ariko hari n'akazi ushobora kubona mu rugo ntibabyemere ko wanagakora ukatahiraho. Cyakoze ndabona umeze neza ahubwo nansi ko ufite akazi. Sha nyine gusa wumve ngo mu rugo ushaka kuva mu rugo ufite gahunda y'ahantu nyine ufite plot. Noho ukagerayo nyine wumva watinze gutaha umutima utari hamwe. Nyine baduhoza ku nkeke. Yewe Kate. Sha no kwihangana naho nyine bavangiye kuko nyine nanjye nari mfite gahunda y'uko nzajya nyine kwiga hanze ariko ntibyakunda kubera ikibazo cya corona. Ariko nyine uko byagenda kose n'ubundi iki kintu cya corona nikiva mu nzira umva nanjye nzagenda. Babarira ahubwo iyo topic uyobeho ngo hanze sha nta muntu wakunda abanjye ahubwo rindira ndangize kwiga zimfasha gusa. Nzagenda byanze bikunze ahubwo nyine nuko ino corona yanze tu ariko ngenda bizi nzagenda. Nyine ahubwo mpa nimero zawe z'abasore umunsi wundi turavuge. Nta kibazo uzana nyine abakizi. Nyine urabona mba ndi kwibohera none se erega iki gihe umuntu agipfusha ubusa. Ndi kubona harimo pini y'ivane ko nari nayikuyemo. Asubiramo. Sindi ngwino tujyane ku muhanda hari ibyo ugiye kunzanira. Sindi mwana wanjye urabizi ko ari we mwana wenyine mfite ngira sibyo kandi ni we mwana mfite nkunda none waravunitse narora rugo wabaye iki byagenze gute kugira uvunika? Oya papa nukuri twose nabyo ndakubona ntago wishimye mwana wanjye ndakwinginze mbwira byagenze ute? Ubundi papa uriya ni mama nyabaki ubundi ngewe nshaka mama wanjye wanyawe. Humura pe ndaza kumukwereka ariko ndakwinginze mbwira uriya mudamu mama wagufashe gute mbwiza ukuri. Banza usenzeranye ko utazabivuga. Hoya humura nta kibazo
ntago ashobora kubimenya, ni ibanga ryanjye nawe, mbwiza ukuri. nyine